niba nawe wifuza gukorera amafaranga kuri Cashkick banza wumve kano kantu. izo mbuga ugasanga umuntu ari kuri TikTok arimo arascrollinga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba umaze amasaha 12 cyangwa 17 uscrollinga niki bashyizeho noneho ngaka nagaki ukascrollinga amasaha 17 waguze internet y'ibihumbi 5 ku cyumweru uyimaze nta kintu na kimwe kubyari kandi bishoboka ko wabibyaza amafaranga kurusha uko iguhindura imbata ntugira inyungu nimwe ukuramo. ari nayo mugiye kubabwira uburyo bumwe umuntu yakoresha akoresheje telefone ya smartphone na internet ufite nta kintu uri bwongereho urakoresha telefone yawe na internet ufite. Ntukagure bando y'ijana cyangwa ya 200 utegereze kureba ikiganiro ubu tuvugana mu gukora survey cyangwa ubushakashatsi urazibona kandi mu buryo bworoshye cyane. Reka ngire wenda zimwe mbabwiramo aritwa Cashkick irabikora. Hari indi yitwa Inbox Dollars nayo irabikora. Hari n'izindi zitandukanye. Muhaye ikaze we tubana mu biganiro bya Kigali Creators. Uri umuntu w'umugabo kudesha nawe kandi ukiri mushyashya ukihagera bwa mbere nicyo gihe cyawe ngo ukore subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tuzajya ucikwa n'ibiganiro Kigali Creators genda ikugezaho umunsi ku wundi. Nta kindi ukora rero uraza ahangaha ugakora kuri iri jambo ryanditseho subscribe ugakirikaho, then wamara gukirikaho agahita haza akazogera kamwe. Iyo urangije ukongera ugakora kandi kuri kano kazogera uraza ukagakoraho gutya. Iyo wongeye ugakoraho hahita haza icyo bita all notifications. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tuzajya tukugezaho buri munsi, aho ibiganiro byacu bizajya bikorerwa hose bizajya bikugereraho ku gihe kandi mu bambere. Nuko rero uraza ugakirikaho ahangaha gutya. Urabona ko akazogera kacu gahise gahinduka umukara, tugiye kujya twakira all notifications. Nta kindi ukora rero urongera kandi ugakora kuri like mu gihe video yacu hari icyo yagufashije ugahita ugakora hano kuri like, nayo ndakwereka. Iyi ni like rero uza ugakoraho mu gihe video yacu hari icyo yagufashije. Nibagira gukora comment uraza ugakirika hano naho ukandika muri comment ukandikamo icyifuzo cyangwa igitekerezo cyawe. Ngira ngo urabona kuri like yacu naho habaye umukara. Urabona ko habaye umukara ubu ngubu. Ubu bikoze neza cyane ntabwo uzongera gucikwa n'ibiganiro Kigali Creators igenda ikugeza. Comment naberetse na ahangaha uraza ugakanda ahangaha ubundi ukandika comment yawe ukatubwira icyifuzo cyangwa se igitekerezo icyo ushaka. Ngira ngo urabona ko twinjiye muri main account yanjye. Urabona ko namajije kwaninga $1 ryo tayari namajije kuryaninga nka welcome bonus. Iyi ngiyi rero uyihabwa ukimara kwiyandikisha muri Cashkick. Ibi ni ibintu byoroshye cyane. Abantu benshi bagiye bibaza uburyo bashobora kwinjira muri application cyangwa se website wakoreho amafaranga mu buryo bworoshye bikabacanga, ariko kuri uyu munsi twavumbuye ibanga. Niba ubibona neza urabona yuko hano hasi hari icyo bita gaming. Ngira ngo urabona ko hari game menshi cyane. Ngira ngo uzamuye gutyo ukareba ukagenda scrollinga urabona hari game iri gutanga amadolari agera kuri 621. Hakaba n'ingi iri gutanga 480, hakaba n'ingi iri gutanga 415. Ni nyinshi zigiye zirimo ahangaha. Wowe uraza ugakinamo izo ushaka. Mwibutsa ko ibanga ryo kwinjira muri application ari uburyo bwo kuba wakoresha VPN. Ngira ngo murebye mu zindi video nakoze hari VPN nabakoreho, mwagiye mukareba namwe mukabasha iyo bita Thunder VPN, ukaba ariyo nawe wakoresha ubasha kwinjira muri application. Utabikoze gutyo winjiyemo atariyo ukoresheje tayari ntabwo ushobora kwinjira muri application. Si ibi byonyine kuko hari n'ubundi buryo bwa deals. Ngira ngo uburyo bwa deals nabwo urabubona hano. Ngira ngo urabona deals ahangaha. Iyi ngiyi nayo uyikoramo amafaranga
waza hano muri surveys katubanza turi muri deals hano naho urabona ko ushobora kuza ukaba wakoreramo amafaranga menshi kandi agiye atandukanye. Ngira ngo niba ubibona neza aha hose hagiye harimo amadolari ushobora kuza ugakora hano, ushobora gukora deal, uraza ugasoma wowe ukareba ibyo usabwa ukabyuza wangiza ukabasha kubona amafaranga yawe kuri iyi deal. Ngira ngo urabona ko harimo amadolari 250, ni byinshi bigiye birimo ukuraho amafaranga. Iyo tuje hano muri surveys rero hano uraza naho ukareba uko bimeze, naho ubwaho hatanga amafaranga menshi rwose. Reka twinjire muri surveys turebe uko naho byifashe. Iyi application iri gutanga amafaranga menshi. Niba wowe uri seriye ukaba uri tayari, ngiye kukwigisha uburyo nawe ugomba kujya winjira muri application bitakugoye kubasha kwihaningamo amafaranga. Ngira ngo nk'uko ubizi Sabia yabivuzeho asobanura uburyo ikora n'uburyo amafaranga yinjiramo. Ibyo rero ni ibintu bishoboka cyane, ariko mu gihe waba ukoresheje VPN, ukoresheje internet isanzwe yo mu gihugu cy'u Rwanda, bahita bayikwereka. niyo waba ari mu Faransa, aho waba uri hose atari muri Amerika, tayari bahita bayikubita hasi ntabwo uba ukibashije kwinjira. Mu gihe ureba muri hano muri surveys urabona ko hano urabona hari imari minota 17 ukaguha amadolari 0.23. hano hari imara iminota 20 baguha idolari 1.42. izi zose ni survey uza hano ukazi ukaba wabasha kuzikora, ukaba wabasha kwinjiza amafaranga atari make. Si ibyo byonyine kuko hari icyo bita giveaway. Ukinjira muri application uhita ukinjira hano hari giveaway kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyi giveaway. Niba giveaway nayisobanura gute, ni nk'uburyo bwo gutanga ibintu uhereza abantu bawe ku bushake bwawe. Hano rero naho irahari giveaway. Ngira ngo urayibona iyi giveaway ngiyi hano gutya. Reka nyikwereke neza. Ngiyi aha hasi giveaway, uraza ugakirikaho rero. Naho iyo ugikirikaho bahita batangira kubara, bayitanga mu masaha 28. Ngira ngo urabona ko ngiye nakiritse, namaje gukirikaho hasigaye amasaha 8 kugira ngo ndebe ko nanjye ndi mu banyamahirwe. Ngira ngo urabona ko babara countdown to winner. Urabona ko nabaye entered to the winner, nagiye nanjye mu banyamahirwe. Urabona yuko rero ibi bintu biri seriye. Urazamura gutyo ukareba, uwa mbere abona amadolari 100, uwa kabiri akabona amadolari 75, uwa gatatu 50, uwa kane 25, uwa gatanu amadolari 10. Giveaway irakora cyane kuko hano harimo abantu benshi bagiye babasha kuzitsinda. Ngira ngo urabona nk'uyu Laurent, uyu nguyu Emily, uyu nguyu Noelia, uyu Mariera. Aba bose ni abantu babashije kugenda bazitsindira. Umanutse hasi hose birashoboka cyane. Urabona ko iyi application ifite uburyo bwinshi bwo kuba wakoreraho amafaranga kandi atari makeya. Nta kindi rero ngiye gukora, ngiye kwereka uburyo iyi application ushobora kwiyandikishamo. Nyuma yo kwiyandikishamo ukamwereke n'uburyo ushobora kubikuza amafaranga muri iyi application. Okay, twagiye. Reka rero turebe uburyo nawe wakiyandikisha muri application. Uraza rero ukinjira muri Google yawe cyangwa muri Chrome bitewe nayo ushaka gukoresha. Reka njye nkoreshe Google. Hano uraza ukinjira gutya ugasacinga Cashkick. Ngira ngo urabibona uko byanditse. Urebye hano hejuru Cashkick, ngira ngo urabona ukuntu byanditse. Iyo umaze kwandikamo gutya yisearch, uraza ugasacinga nk'ibisanzwe. Iyo usacinze rero urategereza ikaza, ukamanuka hano hasi ahangaha kuri Cashkick ngo earning and saving money, earning up $5,000 with okay. Ukaza ukemeza ahangaha, ukaba ariho wemeza munsi ya Cashkick gutya, ukaza ukemezaho gutya. Umaze kwemezaho gutya rero urategereza bakakugeza kuri dashboard imeze uku nguku. Utegerezeho gatoya
uraza ukinjira muri dashboard imeze gutya. Niba ubibona neza, hano ushobora gusayininga up with PayPal cyangwa with Facebook cyangwa with Google, ariko reka twebwe dusayininge sign with email kugira ngo bize kutworohera kuba twabasha gusobanukirwa byose ukuntu wayinjiramo, ariko reka dukoreshe Google kugira byihute video itaza kuba ndende. Oya, kadukoreshe email. Nta kindi ukora rero, hano uraza ugashyikuzamo email yawe ndetse ugashyiramo na password yawe, ngira ngo urabibona hano email, warangiza ugashyiramo na password, warangiza ugakora kuri submit. Reka dushyiremo email none turangiza dushyiremo na password, ubundi dusubmiting. Okay, reka dushyiremo gutya password. Dushyiremo password, wibuke neza password yawe uyishyiremo neza cyane. Okay, warangiza ugahita uza hano kuri submit. Ahangaha ngira ngo urahabona, ahangaha kuri submit ngira ngo urahabona, nazo gusubmitinga hano hasi. Iyo umaze gusubmitinga rero nta kindi wakora, barakunyarutsa bakakugeza muri cash kick yawe. Hano urabona barakubwira ngo welcome, congratulations, you've been entered the giveaway, check giveaway tomorrow, see if you wanna. Okay, bakubwira nyine kubagwa congratulation, bagushimira, bakubwira ko ugize amahirwe yo kuza mu buryo bwa giveaway. Uraza rero ugahita ukorozinga ibi ngibi, twebwe ntacyo bitubwiye. Uraza ugahita ukora hano kuri close, ugahita ubikuraho. Iyo umaze kubikuraho rero uhita ugera kuri dashboard imeze uko nguko. Ngira ngo niba ubibona neza, hano hejuru dufite 0 ahangaha. Kuba dufite 0 rero, ikintu bisobanuye nuko aribwo turi kwinjira, tutaraactivatinga account. Nta kindi ukora rero, uhita uza hano hasi kuri click here. Ndahakwereka click here, uraza gutya ugakika ahangaha kuri click here, ugahita uza ugakandaho. Iyo umaze gukanda ahangaha, ngira ngo urabona ko barakubwira ngo message was sended. Message yoherejwe muri cash kick, yamaje koherezwa ya email yawe, ugiye utangira gukorera amafaranga. Okay, reka tuyiverifying rero muri Gmail yacu, tugende tuyirebemo muri spam, niho iba iherereye. Okay, ahangaha rero nanone kandi uraza ukajya muri email yawe, ukajya kurebamo iyi message baba baduhaye. Uraza rero hano muri email yawe, ukaza ugakirika hano kuri verify your account. Uraza ugakirika hano muri ino email baba baguhaye, verify your account. Okay, wamara kuyiverifyinga rero ugahita usubira inyuma. Wasubira inyuma ukaza ukinjira muri account yawe nk'ibisanzwe. Wamara gusubira muri account yawe rero, ukaza ukareba noneho icyo ugiye gukorera aha ngaho. Nta kindi rero ukora ahangaha, uhita uza ugahita ureba hano nk'uko twabiberetse. Uhita uza hano kuri giveaway, hano hirya ugahita uza ugakirika hano kuri giveaway. Iyo ukiritse hano kuri giveaway rero gutya, bahita bakubwira aya magambo. Ubu ni ukuvuga ngo guhera, ndabona hajemo imwe yacu ya kare, reka dusubire inyuma ho gatoya.
Okay, ndabona ari byo ni kuri iyi tariki ngira ngo urabona kuri 20 n'uyu munsi twinjiye ngira ngo urahabona biragaragara neza ahangaha ku itariki 22 nibwo twinjiye kuri akawunti ubwo naho atangira kubara aya masaha 8 akabanza akarangira. Okay, yarangiye rero uhita nta kindi ukora, uhita uza hano kuri gaming n'ibisanzwe naho ukareba gaming zihari uko zimeze. Okay, ngira ngo urazibona nk'ibisanzwe nk'iza zindi nahoze mbereka, ngira ngo murazibona. Warangiza rero kora gutya ugahita uza ahangaha kuri surveys niho hantu hambere ugomba kuza ukemeza ahangaha. Kwereka neza kugira ngo uhabone neza, uraza hano hasi ahangaha ukemezaho gutya. Iyo wemejeho rero nta kindi bakora, hano hahita bakubwira gutya bahita baza bakakubwira ngo complete your profile kugira ngo ubashe kugira ngo urabona ko gukina amasurvey bisaba kubanza ugacompletinga iyi profile kugira ngo ubashe kwaninga na rya dolari rimwe rya welcome bonus rimwe baguhereza. Uraza rero ukuzuza aha hantu kugira ngo reka makwereke neza, uraza ugafungura iyi complete wa profile. Iyi ifunguye nibwo ubasha guhabwa urufunguzo rukwemera gukina amagaming amagame yawe ukayakina ntacyo bitwaye. Ngira ngo urabona gutyo zirafunze, urabona ko ariho ziroketi kugira ngo rero zibashe kuba zafunguka nta kindi ukora, uraza ugakompleta iyi profile yawe. Okay, reka tuyikomplete vuba kugira ngo twihute bye kuza gutinda. Nta kindi ukora rero, uraza ugakirikaho gutya noneho ukategereza bakagufungurira ukaza ukuzuza profile yawe. Nta kindi rero urabona hano barakubwira ngo get started to 0 to 1 uraza utangira kuri 0 ukaza kugenda ukagera ku idolari 1.80 cyangwa se ahangaha ushobora kugenda ukayaninga ukayageraho. Noneho rero kugira ngo ubashe kubona rimwe rya mbere ribanza iri dolari rimwe rya mbere ryawe rukama guhereza umaje kuza ino profile bihita binagufungura za gaming zawe n'izindi options zigiye zirimo hano zose kugira ngo zibashe gufunguka. Nta kindi ukora, uraza ugakanda uraza ukagenda usubiza utubazo tugiye turimo hano tugiye dutandukanye. Okay, ngira ngo urabona hano ku ruhande ahangaha hari aka gafresh kareba ahangaha, uraza ugakirikaho. Iyo umaze gukirikaho urahita utangira noneho ukiintroducinga kugira ngo ubashe kwaninga iyi one ngira ngo urayibona iyi $1 iyi ngiyi ubashe kuyaninga nukuri buzo ugakuzuza iyi profile. Ahambere rero barakubaza ngo first name, uraza ugashyiramo izina ryawe rya mbere, reka dushyiremo gutya. None ugahita uza hano hasi kuri next, gusa birafata umwanya utari munini cyane, mwihangane tubyuzuze. Ugahita ushyiramo zip code, ushobora gushyiramo okay, iyo ushyizemo ubundi mu Rwanda dushyiramo zip code kuko nayo dufite twebwe turakora kuri 0 inshuro ebyiri. Turaza hano dukore kuri 0 1 2, noneho hano harahita haza ama zip code. harahita haza ama zip code uze uhitemo imwe muri zo
kugira ngo wowe kubera utari umunyamerika uraza ufate imwe muri zo gutya, ufate imwe muri zo nurangiza uze kuri next nk'ibisanzwe. Urahita uza hano kuri next, uhita uza ushyiremo what is your date of birth, uhite ushyiramo itariki y'amavuko yawe, reka dushyiremo gutya wenda kugira ngo ndagira ngo byihute vuba kugira ngo bye gutinda. Ukande next nk'ibisanzwe n'ubundi. Hano kuri next urakomeza ukanda kuri next, ukimara kuzuza ikintu ahita ukanda next. Hano dushyiremo ko ndi umugabo, cyangwa nawe niba uri umugore urashyiramo female, niba uri umugabo ni male, niba uri sinzi uko nabyita, ariko wowe uhitamo niba uri umugabo ugahitamo male, niba uri umugore ugashyiramo female. Warangiza ugakomeza hano hasi ukazamura ukaza kuri next nk'ibisanzwe, ugahita uzamo hano barakubaza aho uturuka, niba ari Mexique, niba ari hehe, uraza wowe ugahitamo aho ushaka, cyangwa se ugahitamo uza hano hasi ukandikamo other, hano ukaza ukishyiramo other gutya, ugahita wikomereza wowe ukigenda kugira ngo wowe kubazwa ibintu byinshi cyane. Ukemeza ahangaha kuri other, kanda next, ukaza ahangaha naho what is your race, ibi nabyo uraza ubwoko bwawe, niba uri Philippine, Mushinwa, niba uri South Asia gutyo, uraza wowe rero ugahitamo aho ushaka. Ariko njyewe reka wenda mpitemo reka nshyiremo Black Africa America gutya ukemezaho nk'ibisanzwe. Uraza ntacyo nawe ushobora kuza ukemeza ahangaha kugira ngo byihute. Ahangaha kuri Black Africa America ukaza ukaba ariho wemeza, warangiza ukaza kuri next nk'ibisanzwe. Next iri hasi ngira ngo urayibona, ugakomeza barakubaza niba uri married cyangwa uri single, cyangwa uraza ugashyira wenda kuri married nta kibazo, ugakomeza next hano hasi. Ukaza hano bakakubaza amashuri wize, katwemezemo high school, dukomeze kuri next hano hasi. Hano uburyo niba ukodesha cyangwa inzu ari iyawe n'ibindi, wereka twerekane ko dukodesha rent apartment. Dukomeze hano barakubaza yangahe y'amadolari angana iki, tukadushyiremo amadolari 5,000, twemezemo gutya tujye kuri next nk'ibisanzwe. Ndagira ngo twihute na video itaza kuba ndende. Hano barakubaza akazi ukora, niba ukora umunsi wose cyangwa ukora igice cy'umunsi, reka tushyiremo part of time, employment part of the time, ukaza ukemezaho, warangiza ukajya kuri next, ukaza ahangaha naho wenda ushobora kuza kuko mbona hano bishobora kutuvangira, naho ukaza ukajya kuri other, ugakika hano hasi kuri other, ukajya kuri next, ugahita uza hano ibyo ukunda guflowinga, ariko uraza icyo wakemezamo cyose hano nta kibazo, cyangwa ukavuga ko nta na kimwe, ukaza kuri other ukajya kuri next. Warangiza hano ukaza hano bakakubaza abana, niba ufite abana y'imyaka ingahe, wowe uraza ukajya aho wakemeza hose ntacyo bitwaye gutya. Ukaza wenda ugashyiraho ko muri umugabo w'imyaka iri munsi y'imyaka 17, ukaza ukemezaho. Ariko registered to vote, waba waratoye, ukaza ukemeza yes. Ukemeza kuri yes. Warangiza hano residential selection, ukaza ukemeza yes hano, naho ugakomeza bakakubaza niba uri mu Republic cyangwa uri mu Independent, ukaza ugakora kuri Independent.
ugakomeza gutya. Ubu turi gushaka uburyo twaninga iyi $1 iyi ngiyi turacyakomeje kugira ngo turebe ko twayaninga. Okay, iyo urangije rero ngira ngo urabona ko umurongo wacu wamajije kuba uyu murongo wacu uyu nguyu wamaze kuba icyatsi, ngira ngo urabona ko wabaye icyatsi wose wuzuye. Ubu byarangiye, uramanuka hano hasi rero ukaza ukemeza yes understand and accept, agree to the terms and conditions, service and privacy, ukaza wowe ukahemeza hombi uraza uhemeze gutya, ushyire uhavivure, uze kuri complete. Numara completinga ya $1, ngira ngo hano urabona ko bakubwiye ngo your profile wise bahise baguha ngo by complete first profile ntabwo igifunze, wemerewe kuza ukaninga amafaranga. ngira ngo waribonye ko twamaze kubibona. ubu tugiye guhera ku $1 guteranya kuzamuka. okay, ngira ngo niba ubibona kuri profile yacu. okay, correcting, ngira ngo niba ubibona neza kuri profile yacu $1 tayari ryamajije kugeraho. ngira ngo urabona ko ari ibintu bishoboka cyane. okay, ngira ngo rero gukorera amafaranga nk'ibisanzwe uraza muri ibi byose, uraza hano kuri, ngira ngo niba ubibona neza za game zacu zabashije survive zacu zafungutse ngizi, ngira ngo urabona ko zose zafungutse. ushobora kuza wowe ugahitamo izo ushaka gusubiza. twajya kuri game nazo ngira ngo ndakeka zamaje gufunguka, reka turebe. okay, game zacu nazo ngira ngo urabona ko zamajije gufunguka. ubu wemerewe gukina game ukakira amafaranga, ngira ngo urabona ko harimo amafaranga atari makeya. okay, ukaza hano giveaway naho ukaza ugakirikayo hano, ngira ngo urahabona tayari hari naho twamajije kugerayo. ngira ngo urabona ko twacyagiye twinjiyeyo, dufite tugejeje ku masaha 7. okay, ibi ni byo by'ingenzi biba bikenewe kuba wajyamo ugakora, ukabasha gukina ugatsinda. deals, ngira ngo deals simbizi niba nazo wazigerageza, ariko nazo zirimo amafaranga. ngira ngo urabona harimo $1 atari make, $150. deals hano agiye harimo, urasoma warangiza ugakurikiza amategeko n'amabwiriza, ubundi watsinda deals amafaranga yawe urabona ko haba harimo deals zigera ku 150. okay, none ikintu nyamukuru tugiye kurebera hamwe ni uburyo ushobora kubikuza aya mafaranga. amafaranga rero ukuntu yabikuza nta kindi ukora, uraza ukajya ku hano hasi kuri my account gutya, ugakirika hano kuri account. umara kwinjira kuri account gutya bahita bakwereka turebe ibyo batwereka. ngira ngo urabona ko hano baratwereka ko my account, urabona ko turi muri my cash ahangaha. noneho total balance ni $1 naryo riri kuboneka hano kuri balance, kuvuga ngo cash out available balance birashoboka ko ugira. noneho rero ibindi biragenda bipendinga gake gake. ubwo iyi pending irimo hano $1 yo kwipendinga ni ya giveaway yacu twagize, twemerewe kuba twahabwa mu masaha 8. turategereza rero, ejo tuzareba niba natwe twaje mu mahirwe babona iriya giveaway. okay, noneho cash out rero ukuntu ikorwa. okay, aha niho ruzingiye. hano kuri cash out uraza ugakikaho ahangaha. iyo ukiritse ahangaha rero nta kindi kintu bakubwira. cash out ngira ngo urabibona neza, urasoma aya mategeko baguhereza. uhereye hano hejuru ukamanuka hano hose barakubwira ngo cash out details, ni ukuvuga ngo minimum balance igomba kuba ari $10 kugira ngo ukore order yawe kuri diminga aya mafaranga your cash kuri your
cash kick earning, ugomba kuba balance yawe iriho amafaranga nibura amadolari 10. Biragusaba rero gukora vuba vuba, niba ukeneye amafaranga vuba vuba ugakoresha gukorera ayo madolari vuba vuba kugira ngo ubashe kuba wayuzuza, ubashe kubikuza ahangaha nta kindi bikorerwa kuri PayPal n'ubundi buryo bugiye butandukanye. nawe numara kuyuzuza uje kubikuza biroroshye cyane, tuzaba twarakwigisha uburyo wakifungura PayPal account nawe ubashe kubikuza aya mafaranga. Guys, niba ino video hari icyo igufashije, ibuka gukora kuri like. Niba hari icyifuzo cyangwa ibitekerezo utwandikire muri comment, natwe turi tayari gusubiza ku byifuzo byawe n'ibitekerezo byawe. Murakoze, ciao ciao, tuzasubire mu zindi video zacu z'ubutaha.